Haleluya! Iyi ni ya channel Ubugingo Buhoraho TV, igamije kubabwira uburyo umuntu wese agomba kubona ubugingo buhoraho. Abatuye isi bose, Imana yaravuze ngo kandi ubwo ubutumwa bw'Ubwami buzigishwa ku isi yose, buzaba igihamya cyo guhamiriza isi, nibwo imperuka izaherako ize. Igice cya mbere umurongo wa mbere baravuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Igice cya kabiri kiravuga ngo Imana yize umunsi wa karindwi, Imana ishyira Adamu muri Edeni. Igice cya gatatu kiravuga ngo inzoka yosha Eva. Igice cya kane kiravuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Igice cya gatanu kivuga urubyaro rwa Adamu, ndetse igice cya gatandatu kikavuga abantu bahinduka babi cyane. Rero tujya kugisoma twihuse. Abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Iyo minsi abantu barebare bari banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, batsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononnye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Wibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe. Nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu yo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjire muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokorane nawe. Izaba ikigabo n'ikigore mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari,
no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari ibiri by'amoko yose, bizaze aho uri kugira ngo ubirokore, kandi uzinjirane mu biribwa byose ubyihunikire, bizabe byo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Uwagenza atyo ibyo Imana yamutegetse byose, aba ari byo akora. Hano twavugaga uburyo Imana yabonye ko abantu babashije kuba babi. Reka twongere gutekereza, ese muri iyi minsi nibwo abantu barushaho gukomeza kuba babi? Yego, igisubizo ni yego, abantu bakongera kuba babi. Hari ibihano bigiye kongera kuba byinshi, hari izi mpfu zitasobanutse ziri kuba kubw'ibihano. Kera habaga ibintu byitwa kirazira, wasanga bavuga ngo kirazira guhemukira inshuti, kirazira guhemukira umuntu witonze, umuntu uguhungiyeho, kirazira guhemukira ibiki n'iki. None ubu ngubu nibyo abantu bikorera gusa. Hari n'ibintu batubwira turi abana ngo kirazira gukora ibintu by'imihango, ngo imineke ibiri ifatanye n'ibindi byinshi, kwangiriza, kwica ibikeri n'ibindi, kwikorera urusyo, kumena urusyo, kwishyira mu isekuru n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bintu rwose ntabwo ari ibintu byiza, iki gihe twagombye kubyirinda. Burya abantu babaga babonye ko ari bibi bakagira ukuntu babyita kirazira, ariko bazi ingaruka zabyo. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo rimwe na rimwe ntabwo byagombye kuba byagica ibikora ku bantu, byagomba kuba ari bibi. Umuntu akaza akarangara nk'urusyo akaba arumenye kandi bari barazisyaho, abana bakaba bariye. Kirazira kumena urusyo. Ubwo rero bikaba ari nk'igihano tuzarwikorera, burigendane n'uhura n'umuntu nawe akwakira, nawe wiruke, nawe agenda ashaka undi muntu umwakira n'ibiki. Ni igihano babaga barateganyije kunyuza mu buryo bw'ubwenge. Ariko twebwe nk'abantu b'Imana twemera kirazira nyinshi cyane. Kirazira zacu ni ukwica amategeko y'Imana. Reka rero dusabe Imana kugira ngo natwe turinde kugira ngo tube babi, natwe tuzagira umugisha nk'uko n'uwagiriye umugisha k'Uwiteka. Abanyabyaha bari benshi mu isi, ariko Nowa we ntabwo yigeze yita ku banyabyaha. Nawe mwene data na mushiki wacu, ndagira ngo nawe utazita ku banyabyaha. Naho isi yakwikaragiraho ikaguhemukira, ubu turamye neza ko nanjye ndi mu bantu isi yahemukiye pe, ariko ntabwo ngomba kwitwara nabi ngo nuko isi yampemukiye. Ngomba kwihangana, nkamenya umuremyi wanjye, nkamenya ingorane zo mu ijuru, nubwo utabona izo mu isi, ibyo wazabona izo mu ijuru. Reka dusoreze aho ngaho. Ciao, murakoze. Mukomeze kwihangana kandi mube ku kuboko kw'Imana. Amen.